Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kongera guteka. Tugiye guteka isosi yacu irimo amagi, ariko amagi wabanje kuyateka akaba umureti. Ibi ngibi rero ni ibintu tugiye kwifashisha, ni amagi, pavuro, ibitunguru, tomato paste, tangawize, onga, inyanya ndetse na seleri. Rero wowe wakoresha ibirungo ibyo ari byo byose wumva ushaka, ubaye ubifite cyangwa se ubikunda. Ahangaha rero ngiye gukoresha amagi 3. Wowe uzakoresha amagi ushaka bitewe n'umubare w'abantu bari burye kuri iyo sosi. Ngira ngo muri kubibona rero ibi ngibi tugiye kwifashisha, ariko wowe unabishaka wakoresha ya pavuro, ya red cyangwa se iya yellow, byose nta kibazo. Ahangaha rero ndi gusekura tungurusumu, ariko nyine ntibiba byoroshye, ziba zitaruka, umva ni danje. Ahangaha rero nayimaze kuzisekura, zimaze kuba nk'uko nabishakaga, muri kubibona. None ahangaha rero ndi gukata bya bitunguru byacu babindya mu maso, umva bari hatari ndi kurira. Pavuro nazo ndi kuzikata, ndetse n'amaseleri, nyine byose ndi kubitunganya kugira ngo tuze gutangira guteka. Ibintu byose ndi bwifashishe namaze kubitunganya. Ngira ngo muri kubibona pavuro zacu ukuntu nazikase, ndetse n'amaseleri ndi kuyakata, ibitunguru namaze kubikata, muri kubibona. Ubu ngubu rero mu kanya turi butangire guteka, umva isosi yacu kugira ngo ize kuza iryoshye kandi isa neza. Wowe ushaka wakoresha ibirungo bigiye bitandukanye. Hariho abantu bakunda bya birungo bashyira mu mboga byinshi. Ahangaha rero uri kubona ni tangawizi, nayimaze kuyisekura. Wowe ubishaka wayisya cyangwa se ukayirapa. Inyanya rero uri kuzibona nayimaze kuzirapa, nazo zari zimeze neza. Tomato paste muri kuyibona. Ubu ngubu rero mu kanya nta kabuza turi butangire guteka isosi yacu. Amagi rero muri kuyabona ni 3, nayimaze kuyashyira mu kantu, ndi gushyiramo ibitunguru. Ubishaka we washyiramo na pavuro, ugashyiramo na seleri, mbese ibirungo byose umva ushaka ukabishyiramo, ukabitekanamo umureti. Ariko njyewe nashaka gushyiramo ibitunguru gusa, niyo mpamvu mubona yuko ari byo nashyizemo, nta nubwo nashyizemo byinshi, ariko ubishaka nawe washyiramo byinshi. Ahangaha rero ndi gukubita amagi yacu kugira ngo dutangire duteke umureti wacu. Noneho muri kubona ahangaha ndi gucana gaze, kizaho agasafuriya kugira ngo dutangire duteke. Noneho umureti wacu rero wahiye, murabona ukuntu usa neza. Njye nakoresheje amagi y'amanyarwanda, ariko ubaye utayafite, ufite yayandi yasanzwe ya pondezi, nabwo nta kibazo, ushobora kuba wateka isosi yawe igasa neza. Ahangaha rero ndi gukatamo uduce dutoya. Wowe wakatamo uduce bitewe n'utwo ushaka. Ushobora gukatamo ibice binini cyangwa se dutoya nk'utu twanjye. Njyewe rero nifuza gukata uduce dutoya, niyo mpamvu ubona ari two nakase. Wowe wifuza ibice binini nta kibazo, nabyo wabikora. Ngira ngo muri kubona ukuntu umureti wacu urasa neza rwose, reba uraryoshye pe. Ngira ngo muri kubibona. Ahangaha rero twe dutangiye guteka, agasafuriya kacu ndi gusukamo amavuta. Noneho ngiye gushyiramo bya bitunguru byacu ndetse n'amapavuro. Ngira ngo muri kubibona yuko byamaze kugira mu mavuta. Ahangaha rero byari bitangiye guhindura isura, ndi kubigaragura vuba vuba kugira ngo dukomeze dushyiremo n'ibindi. Ahangaha rero nimaze gushyiramo na za seleri zacu, ngira ngo muri kubibona. Ahangaha byari bimaze gushya, ngiye gusukamo inyanya. Kuko n'inyanya zacu nimaze kuzisukamo, ubu ngiye gushyiramo umunyu kugira ngo zishye neza. Umunyu wacu muri kubibona wamaze kugeramo. Noneho za nyanya zacu zahiye, harabura gushyiramo tomato paste ndetse na ya onga yacu. Mwibuke yuko tungurusumu na tangawizi ntarabishyiramo, tubishyiramo nyuma za nyanya zahiye. Ahangaha rero ni tomato paste nayo nyishyizemo, iyo ngiyo ni ya tangawizi yacu ndetse na tungurusumu. Impamvu mbishyiramo nyuma ni ukugira ngo iyo ubishyizemo mbere utarashyiramo inyanya, cya kibisibisi cy'inyanya kiburizamo wa muhumuro, ntibihumure nk'uko byagahumuye. Niyo mpamvu rero tungurusumu na tangawizi tubishyiramo nyuma igihe inyanya zamaze gushya, kugira ngo wa muhumuro uze kuza ari umuhumuro nk'uko tungurusumu ihumura na tangawizi. Ahangaha rero nayo imaze gusukamo amazi, ngira ngo muri kubibona.
n'indi kuvanga. Mu kanya rero nibitangira gutogota turi buze gusukamo ya magi yacu. Aha ngaha rero byaba biri gutogota, noneho tugiye gusukamo ya magi yacu mu kanya gatoya. Ngira ngo muri kubibona amagi yacu tugiye kuyasukamo. Tayari ubu ngubu isosi yacu yahiye pe, muri kubibona ukuntu bisa neza. Rwose irahumura, iraryoshye, noneho hari ukuntu umuhumuro wa tungurusumu n'uwa tangawizi bihura, umva bigakora umuhumuro umva umeze neza cyane. Aha ngaha isosi yacu muri kubibona yari iri gutogota. Irasa neza pe. Ndakubwiye ngo isosi niba utarayiteka, niba utarayirya uzayigerageze, rwose nyizera uzayikunda, izakuryohera, n'abantu uzaba wayiteguriye bazayikunda, bazajya bahora bakubwira ngo ya sosi biti. Umva muri kubibona rero ukuntu isa neza. Iraryoshye pe. Imeze neza. Aha ngaha rero yari yahiye ndi kwarura ngiye kurya, ngira ngo muri kubibona ukuntu isa neza. Ndi kubona n'amagi yatubutse yabaye menshi. Umva iraryoshye pe, irasa neza cyane. Nawe rwose uzabigerageze uzambwira. Ni ukuri trust me, nzi neza yuko iyi sosi uzayikunda. Uri kubibona ukuntu iri gusa neza. Irasa neza pe. Rero iyi sosi wayirisha ikintu icyo ari cyo cyose, wayirisha umuceri, wayirisha ifiriti, wayirisha ubugari, wayirisha akawunga, ikintu icyo ari cyo cyose iyi sosi byajyana kandi rwose ukaryoherwa. Ngira ngo uri kubona ukuntu isa neza. Iraryoshye. Njyewe rero ngiye kwirisha akawunga. Ngira ngo uri kubibona biraryoshye pe, ngiye kurya neza. Nawe rero uzabigerageze yaba muri weekend wiriwe mu rugo. Iyi sosi ni nziza rwose, ndabizi uzayikunda.